tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twatangiye igitabo cy'umuhanuzi Habakuki, aho twibanze ku ngingo nkuru zigize iki gitabo. Twavuze ko kigizwe n'ibice bitatu. Mu gice cya mbere twabonye ko havugwamo ikibazo cya mbere cy'umuhanuzi Habakuki, yibazaga impamvu Imana irebera ibibi ntigire icyo ikora. Imana yatanze igisubizo yuko yari irimo gutegura abakarudaya ngo baze guhana abayuda. Ibyo bigatera umuhanuzi kwibaza ikindi kibazo cy'ukuntu Imana yakoresha abapagani basenga ibishushanyo batubaha Imana mu guhana ubwoko bwayo bw'abayuda. Mu gice cya kabiri tubona ibyo umuhanuzi yakoze ndetse no kwihangana kwe ategereje ibyerekanwa. Umuhanuzi yerekana kandi ibice bibiri by'abantu, abapagani n'abakiranutsi. Mu gice cya gatatu tubona umuhanuzi asaba Imana ngo igire imbabazi kuko ariyo mutunzi w'imbabazi n'agakiza. Igitabo cya Habakuki twabonye ko gisoza umuhanuzi ava mu gahinda yinjira mu byishimo. Uyu munsi rero turahera ku kibazo cya mbere cy'uyu muhanuzi Habakuki, aho yibaza ngo kuki Imana yemera ibibi bigakomeza gukorwa mu isi, ikamera nk'irebera ibiba ari nta kikora. Reka ibyo tubiganireho nyuma ya kano karuhuko. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemera. Sambirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki igice cya mbere ku murongo wa mbere, ibyanditswe biravuga ngo ibihanurwa umuhanuzi Habakuki yeretswe. Habakuki yari afite byinshi yibaza ndetse ugasanga abaza cyane Imana, ariko twavuga ko iki gitabo kigizwe ahanini n'igisubizo cy'Imana. Mu yandi magambo, igisubizo cy'Imana nibwo buhanuzi bugize igitabo cya Habakuki. Igisubizo cy'Imana ni urubanza cyangwa ibihano iby'umuhanuzi, kimwe n'abandi bahanuzi bise burden cyangwa se umutwaro. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa kabiri haravuga ngo Uwiteka we, nzataka utanyumva ngeze ryari? Ngutakira iby'urugomo ruriho ntubikize. Ngo Uwiteka we, nzataka utanyumva ngeze ryari? Habakuki yari havuga ko Imana yanga gusubiza isengesho rye. Yararaga ijoro aboroga nta byiringiro mu gihe yabonaga akarengane kaberaga mu bwoko bwabo. Yakomezaga kwibaza ukuntu Imana irebera ibiba ntigire ikintu ikora, habe no kugira ikivuga, ahubwo ikicecekera. Ibi ni byo Habakuki avuga mu gisigo cye, kandi nk'uko tuzabibona iki gitabo kizasoza n'amagambo yo guhimbaza Imana ndetse n'amagambo y'ibyishimo. Nshuti muvandimwe, nugira ikibazo ujye ukijyana imbere y'Imana nk'uko Habakuki yabigenje. Nubikora utyo, ubikunze, utaryarya, uzabona igisubizo kivuye ku Mana. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa gatatu n'uwa kane haravuga ngo niki gituma unyereka gukiranirwa ukareba iby'ubugoryi? Kuko kurimbuka n'urugomo biri imbere yanjye, kandi hari n'intonganya, hadutse n'umuvurungano. Nicyo gituma amategeko acogora, kandi mu nkiko nta rubanza rutunganye rugihinguka. Kuko inkozi z'ibibi zigose abakiranutsi, nicyo gituma imanza zitabera zigoramye.
hano ikibazo kinini gikomeye ni iki ngiki ngo kuki Imana ikomeza kubona urugomo mu bwoko bwayo ikicecekera? Ugukiranirwa, akarengane, intonganya ndetse n'umuvurungano. Iki ni ikibazo cyahozeho kuva kera kandi nanone kikaba ikibazo kibazwa n'uyu munsi wa none. Nk'uko twabibonye dutangira iki gitabo, Habakuki bivugwa ko yanditse ubuhanuzi bwe mu myaka yakurikiye ingoma ya Yosiya, ariwe mwami wa nyuma w'ubwami bw'amajyepfo wakoze ibyiza. Nyuma ya Yosiya himye umwami Yehowahazi wakoze ibintu bibi cyane, ariko nawe ntiyamara ku butegetsi amezi arenze 3. Nyuma ya Yehowahazi himye umwami Yehoyakimu wamaze ku butegetsi imyaka 11, aho yakozemo ibibi cyane. Icyo gihe cyabaye igihe cyo gusubira inyuma, gusenyuka ndetse no kwangirika k'ubwami bw'amajyepfo. Bari bararetse amategeko ya Mose, baragiye kure y'Imana. Ikibazo cyari iki: kuki Imana yakomeza kurebera ibi ngibi? Ubwo Dr. Vernon McGee yari mu nama y'abahanga mu bya Bibiliya mu myaka yashize, yaganiriye n'abarimu babiri, umwe waturukaga muri kaminuza ya Vanderbilt, undi ava muri kaminuza ya Missouri. Bombi bari abakristo, bamaramaje mu mitima yabo. Babwiye McGee ko abarimu batizera bajye bakoresha kiriya kibazo mu kugusha abanyeshuri b'abakristo bagatakaza kwizera kwabo. Ngo barababaza bati, mbese utekereza ko Imana y'urukundo igira neza kandi y'inyembabazi yakwemera imibabaro ikabaho mu isi? Ibyo urabyibuka ko n'umwanzi Satani yabikoresheje kuri Eva, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3. Naho yavuze ibintu nk'ibyo, aho umwanzi yavuze ngo, ubwo se urashaka kumbwira ko Imana yavuze ngo ntimuzarye kuri iki giti? Kubera iki? Kiriya giti gifite imbuto ziryoshye cyane kurusha izindi mbuto z'ibiti biri hano mu busitani. Nimuramuka mukiriyeho, amaso yanyu azahweza kandi muzamera nk'Imana. Sintekereza ko Imana nziza yababuza kurya kuri ziriya mbuto ziryoshye cyane. Simbyumva na gato. Mu by'ukuri urumva ukuntu Satani yabanje gusenya kwizera kwa Eva na Adamu bari bafite ku Mana. Uko niko umwanzi abigenza, ahereye ku kubanza kugukuramo kwizera wari ufite, akagutera gushidikanya. Ikibazo Habakuki yari afite cyari kijyanye neza n'ibyabaga mu gihe cye. Abantu bakoraga ibyaha cyane babyiberamo, kandi noneho Imana yari imeze nk'irebera yicecekeye. Ikibazo cyari iki ngo, kuki Imana idahana abanyabyaha? Kuki Imana ireka abagabo n'abagore b'abanyabyaha bagatera imbere bakabona ibyiza? Ese icyo si ikibazo nanone umuntu yakwibaza muri iki gihe? Niko biri rwose, abantu barabyibaza. Kuki Imana idaca amateka y'abakora amabi mu bihugu byacu? Kuki dukomeza kubabona abantu nk'abo bakora ibibi? Kuki Imana ireka bagatera imbere bagakomera? Kuki Imana ikomeza kurebera ibyo byose? Sinzi niba nawe utarimo wibaza ibibazo nk'ibyo. Ni nabyo umwanditsi wa Zaburi ya 73 ku murongo wa 2 n'uwa 3 yibazaga, aho yanditse aribaza ngo, ariko jyeweho ibirenge byanjye byari bugufi bwo guhanuka, intambwe zanjye zari zishigaje hato zikanyerera, kuko nagiraga ishyari abibone, ubwo narebaga abanyabyaha baguwe neza. Uyu mwanditsi yarebaga impande n'impande, akabona abanyabyaha nibo bakira bagahirwa. Ibyo rero byamunyagaga kwizera kwe. Akibaza ati, ariko se kuki Imana ikomeza kurebera ntigire icyo ikoze? Mu bigaragara, abaturage b'i Buyuda bumvaga ari abatoni b'Imana, ku buryo Imana itabahanira ibyaha byabo. Wenda bagitangira gukora ibyaha bwa mbere, bikangaga ko Imana izabahana. Babonye ibihoreye, bagira ngo ntiyabibonye cyangwa ko ntacyo bibwiye. Mu gice cya 8 igitabo cy'umubwiriza ku murongo wa 11 haravuga ngo, kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba, nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi. Dr. McGee yavuze ko akiri umwana yigeze gukora ikosa rimwe imbere y'Imana, hanyuma mu kanya gato inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, aravuga ati biracitse, igihano cy'Imana kingezeho, ubuzima bwanjye bugiye kurangirira. Nyuma y'aho ngaho yaje kumenya neza ko kitari igihano yari ahawe, maze nyuma ngo ya makosa akajya yakora ntabwo bafite.
Ibyo biratwereka intege nke z'umwana w'umuntu no kumenyera Imana. Kuri ubu ibyaha byajyaga bibera mu bwihisho, abantu bari kubikorera ku mugaragaro nta n'ikibazo bafite. Abantu barabimenyera, ariko ntabwo bibujije ko imbere y'Imana ari ibyaha, kandi Imana izabaza umuntu icyaha cyose yakoze. Imana izaguhanira icyaha cyose wakoze nutihana ngo uve mu bibi hakiri kare. Bitekerezeho maze ureke kwishinga ab'iki gihe baburirwa bakanangira imitima yabo, basambana ku mugaragaro, bakiyambura ubusa ku mugaragaro, bakagenda bambaye ubusa mu rwego rwo gushotora abo badahuje igitsina, kandi barangiza bakiyorohereza ngo ntacyo bitwaye, nyamara burya biragitwaye. Kuba Imana ibihorera bagakomeza ntibivuze ko itazabibabaza. Niba Imana imeze nk'aho irebera ibibi bikorwa n'abantu ntibahana ako kanya, ntugire ngo nuko bizahora. Hari n'abasigaye bimakaza ubutinganyi mu nsengero zabo, maze abantu bakitabira ibibi nk'aho nta kibazo, ariko ibyo byose bizagaruka abantu. Hari abiyita abahanga mu bya Bibiliya bigeze kurengwa, baravuga ngo Imana yarapfuye ntayikiriho. Ibyo nta kindi cyabibavugishije, nuko batigeze babona Imana igira icyo ikora ku bibi bakoraga. Imana imera nk'aho yihoreye abantu, bagakomeza bagakora ibyo bashaka, bakageraho bakabimenyera, kugeza n'aho abitwa ko bakijijwe basigaye bamenyera ibibi, ugasanga nabo bagezaho batacyubahisha Imana. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera Imani hakicyubahiro. 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 Habakuki ari umuntu w'umutima woroshye, yangaga kubona abantu bakora ibyo bishakiye badakurikiza amategeko, akifuza kubona abantu bahanirwa ibyaha byabo. Yangaga kubona inzirakarengane zirenganywa, akanga kubona abacishijwe bugufi bakoreshwa iby'agahato. Niyo mpamvu yavugaga ati, ariko Mana, kuki nta kintu ukora kuri ubu bugome? Kuki ukomeza kureba ababi bakora ibibi byabo? Imana rero yari ifitiye Habakuki igisubizo, kandi nawe inshuti yanjye igufitiye igisubizo niba ari cyo kibazo ufite. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo, yemwe abari mu mahanga mwe, nimurebe mwitegereze kandi mwumirwe, kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwawubwirwa. Ngo yemwe abari mu mahanga mwe, cyangwa se uwabivuga neza yavuga ngo yemwe abari hagati y'abanyamahanga cyangwa y'abapagani. Aha Imana ariho ikebura Habakuki ngo arebe impande ze, ahamugose yitegereze, arebe isi uko iri n'ibyo Imana yari irimo gukora. Ibihe bibi byagiye bisimbura ibindi. Ubwami bunini bwa Ashuri bwari bwaratsinzwe. Umurwa wa Nineve wari umaze gusenywa. Ku nkombe z'uruzi Ufurate hari ubwami bwari bumaze kwambura Egiputa. Nebukadinezari niwe wari umaze gutsinda, atuma Babuloni itegeka isi yose. Aha rero niho Imana yabwiye Habakuki iti, itegereze impande n'impande urebe icyo ndimo gukora. Iti, mbese uracyatekereza ko nicecekeye, ko nta kintu ndimo gukora koko? Iti, ntabwo nicariye ndebera nk'uko ubitekereza, ahubwo ndimo gukora. Ni nkaho Imana yabwiraga Habakuki iti, nyamara nubwo uvuga ko ndebera, ariko ibintu mbirimo.
ndimo ndakora, nawe amaso naguhe, dore nahereye hirya yanyu habagose kugira ngo mugire icyo mwibwira, ngo kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwawubwirwa. Byagombaga kubagora kugira ngo abayuda bemere ibyo Imana yari igiye gukora, kandi si ukuvuga ngo nta kintu Imana yarimo gukora, ahubwo Imana yari yatangiye gukora ikintu kinini kandi abayuda batari gupfa kubyumva cyangwa kubyemera. Nyuma y'aya magambo uzabona ko noneho Habakuki asa nkaho yasabye Imana kugira imbabazi no kwihangana amaze kubona icyo Imana yari imaze gukora. Twasomye kandi ngo kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwawubwirwa. Aya magambo yasubiwemo na Pawulo ubwo yigishaga muri Antiyokiya ya Pisidiya. Iyo witegereje usanga ariyo magambo akomeye Pawulo yaba yarigishije, nubwo twebwe mu gihe cyacu tuyaha agaciro gake. Ibyo tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13. Reka turebe ayo magambo. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13. Haravuga ngo, nuko bagabo bene data mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ibyaha, kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose, ibyo amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Nuko mwirinde kugira ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bitabasohoreraho ngo, dore mw'abanyagasuzuguro mwe, mutangare murimbuke, kuko nkora umurimo mu gihe cyanyu, uwo mutazemera naho umuntu yawubasobanurira. Ngira ngo urabyumvise ko hano Pawulo yasubiragamo uyu murongo wa 5 turiho w'igice cya mbere muri Habakuki. Ibi ni ibintu bishimishije ariko binatangaje. Pawulo yavuze ko Imana yatanze agakiza, ati kandi ntabwo Imana yabikoreye mu rwihisho ahantu mu nguni hihishe, oya, ahubwo yabikoze ku mugaragaro. Mu gihe cyo kubambwa kwa Yesu, abayuda baraje i Yerusalemu baturutse mu bihugu bitandukanye, bari baje mu minsi mikuru ya Pasika, batahanye ijambo bakwijije hose ko Yesu w'i Nazareti yapfiriye ku musaraba, bati kandi birahwihwiswa ko yaba yazutse akava mu bapfuye. Kandi nanone abayuda bari bagarutse i Yerusalemu kwizihiza Pentekote, ubwo Mwuka Wera yamanukiraga itsinda ry'abantu bake babizera. Abantu benshi barakijwe kuri uwo munsi wa Pentekote, ndetse no mu minsi yakurikiyeho bakomeza gukizwa. Ubwo ayo magambo yageraga mu bihugu byategekwaga na Roma, ntabwo bahise baryitaho. Pawulo rero yavugaga ko Imana yakoze umurimo mu minsi yabo, ariko bakaba batarawemeye. Bituma abibutsa aya magambo yo muri Habakuki. Muri iki gihe isi irabaza ngo, kuki Imana ari nta kirimo gukora ku banyabyaha? Inshuti yanjye, ndagira nkubwire rwose ko Imana yagize ikikora ku byaha bikorerwa mu isi. Mu myaka irenga 2000 ishize, Imana yatanze umwana wayo ngo apfe. Uko niko yinjiye mu bibazo by'isi, kandi yaravuze nanone ngo azongera agira ikindi akora. Ntibyarangiriye aho. Nubwo ab'isi bakidagadura mu byaha bakanezezwa nabyo, ariko Imana iracyakora. Ni byiza kuba Pawulo yarakoresheje aya magambo dusanga muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 5. Nubwo mu gihe cya Habakuki abantu batumviraga amategeko bagakora n'ibyaha cyane mu bihugu byinshi bitandukanye, Imana yo ntiyari ituje, ahubwo yari irimo ibazanaho ibihano. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo, kuko mpagurukije Abakaludaya, bwa bwoko bukaze kandi buhutiraho, ngo bakwire isi yose, bahindure igihugu kitari icyabo. Imana yari ibwira Habakuki ngo, reba impande zawe, reba ku nkombe z'uruzi Efurate, reba ku nkombe rw'uruzi Efurate, mpagurukije igihugu kizakomera kigategeka isi yose. Dushobora gushakira muri Daniyeli kuri ibyo, kuko Babuloni yari yo mutwe w'izahabu, kandi nayo ntare Daniyeli yabonye mu iyerekwa rye. Babuloni nicyo gihugu cya mbere cyabanje gukomera mu isi. Twasomye kandi ngo bahindure igihugu kitari icyabo. Hano Imana yabwiraga Habakuki ko igiye kwigarurira igihugu cy'Ubuyuda. Ibyo rero byakanze umutima wa Habakuki akibyumva. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza, sambirana usemerera
agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera Imana icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Sambirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Imana rurema. Imana ihabwa icyubahiro. Imana y'agakiza. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Twasomye kandi ngo ubwoko bukaze kandi buhutiraho. Aya ni amagambo asobanura uko ubwami bwa Babuloni bwari bumeze. Bari abantu babi buzuye urwango n'ubugome bwinshi, kandi barimo bagenda bigarurira isi yose. Aba nibo baje gufata umurwa wa Yerusalemu inshuro 3 zose, kandi bigeze ku nshuro ya 3 basize bayitwitse bayihindura umusaka. Biyumvaga nk'abantu bakomeye kandi bari hejuru y'amategeko, bakumva ntawe ufite uburenganzira nk'ubwabo cyangwa wabareshya nabo. Bumvaga bagomba gutegeka isi yose n'amoko yose. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 7 yaravuga ngo nabo gutinywa kandi batera ubwoba imana zabo n'icyubahiro cyabo n'ibyo bihangiye. Ngo imana zabo n'icyubahiro cyabo n'ibyo bihangiye. Ubwabo bumvaga bihagije, bari bafite kwiyemera cyane, birata imbaraga zabo. Ibyo byose byabarizwaga kuri Nebukadinezari washinze ubwami bukomeye bwa Babuloni. Mu gitabo cya Daniyeli tubona ko Nebukadinezari yaje kugira ikibazo cyo gusara, akarwara mu mutwe biturutse ku kwiyemera no kwirata byatumye Imana imwereka ko idahwanye nawe. Uyu Nebukadinezari yagiye mu ishyamba kurisha, amara imyaka 7 yose arisha nk'inyamaswa. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 8 haravuga ngo n'amafarashi yabo arusha ingwe imbaraga, kandi arusha amasega asohoka bwije gukara. Abagendera ku mafarashi babo bagenda birata. Nukuri abagendera ku mafarashi babo baturuka kure, baguruka nk'igisiga cyihutira gushiha inyama. Mbega ishusho tubona hano! Abi Babuloni bakoreshaga amafarashi menshi kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Abanyegiputa n'Abashuri nabo bari barageze ku rwego rwo kurwanira ku nyamaswa ndetse zibasha no gukurura ibintu. Muri icyo gihe Abakarudaya bari bafite uburyo butandukanye n'ubwo ari bwo bwose bw'amafarashi y'Abanyegiputa n'Abashuri. Twasomye kandi ngo arusha amasega asohoka bwije gukara. Asobanura aya magambo, Dr. Vernon McGee yatanze ubuhamya agira ati, njya nibuka amasega ashonje yo mu burengerazuba bwa Texas igihe nari nyiri umwana muto. Ubwo hari mu gihe cy'urubura, papa yatuburiye atubwira ko tugomba kwitondera gusohoka hanze kwacu. Mu gihe habaga hari isega yabaga yateye, byasabaga ko bayirasa byanga bikunda. Igihe bayirashe nibwo buryo twashoboraga gutambuka. Ibyo papa yabivugaga kugira ngo yumvishe abantu uburyo amasega yagiraga amakara akomeye. Twasomye kandi ngo baguruka nk'igisiga cyihutira gushiha inyama. Abakarudaya bendaga kuzaza bameze nk'inyamaswa zishonje, baguruka nk'igisiga cyihutira gushiha inyama. Ayo niyo mateka y'Abakarudaya. Uko niko bari bameze. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 9 haravuga ngo bose bazanwa no kugira iby'urugomo, bahanga amaso imbere yabo, kandi bakoranye imfate nk'abarunda umusenyi. Ngo bose bazanwa no kugira iby'urugomo. Ubwoko bw'Imana bwari bwarasohotse mu rugomo, ariko mu by'ukuri ntacyo bari bakabonye. Reka Abakarudaya rero bahagere. Imana yari igiye kubereka ubugome icyo ari cyo ikoresheje Abakarudaya. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya
ibice 6 ku murongo wa 7 niho havuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Twasomye kandi ngo bahanga amaso imbere yabo. Aya ni amagambo yerekana ko bagendaga nta rutangira, ntawe ushobora kubahagarara imbere ngo abahagarike. Ndavuga ingabo z'Abakaludaya. Ngo kandi bakoranye imfate nk'abarunda umusenyi. Nebukadinezari yateye Yerusalemu inshuro 3 zose. Ku nshuro ya nyuma yatwitse umurwa adasize n'urusengero, maze abarokotse intambara abatwara mu bunyage. Babuloni yari ifite gahunda imwe yo kwigarurira ibihugu byinshi bishoboka byo mu isi, igahindura abaturage babyo abacakara. Ibyo rero ni nabyo byasohoye ku bwami bw'amajyepfo, ari bwo bwami bw'Ubuyuda. Nshuti wadukurikiye, uyu munsi twibanze ku gisubizo cy'Imana ku kibazo umuhanuzi Habakuki yibazaga. Habakuki yibwiraga ko Imana iri aho irebera gusa ubugome bukorerwa mu isi, maze ikicecekera. Nyamara muri iki kiganiro twabonye igisubizo cy'Imana, aho ibwira Habakuki ko itareberaga gusa, ko ahubwo hari ibyo yabanje gukora hirya no hino, kandi ko yari yiteguye kugira icyo ikora mu bwoko bwayo bw'Abayuda bari baramaze kujya kure y'Imana, bakareka amategeko ya Mose kandi bagakomeza kugira urugomo. Imana yavuze rero ko yari irimo itegura ubwoko bw'Abakaludaya ngo bazaze kwihanira Abayuda, ubwoko bw'Imana bwari bumaze kugonda ijosi. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uyu munsi twumvise ijambo ryawe. Tumenye neza ko burya utarebera ikibi, ahubwo ko isaha n'isaha uba witeguye kugira icyo ukoze. Dufashe kugira ngo tube maso, duhere twiteguye nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Ba mu ruhande rwacu, uturwanirire kandi ukomeze imitima yacu. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka nzakubwira uburyo Habakuki yakomeje kwibaza impamvu Imana yemeye ko ishyanga rikiranirwa nka Babuloni riza kurimbura Abayuda bitwaga ko ari ubwoko bw'Imana. Ibyo nabyo hari icyo Imana yabimubwiyeho, ni nabyo tuzaganira ngarutse. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti, ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.